nari nabikubwiye umbwira ko ugiye kubitekerezaho ariko njewe niko nabonye pe ni wowe nahisemo ndavuga ati uramutse unyemereye ukanyemera njewe nta no gutinda mfite ari amezi abiri habe no kwezi kumwe wampanguye nje kwamba dukora ubukwe guce kuko famille yanshigikiye kintu yari yambwiye gushaka umugeni ni wowe nabonye pe hanyuma umbwira ko ugiye kubitekerezaho nari nguhamagaye umbwire nyine ko bimeze sinzi ko waba warabitekerejeho ntibyakunze kabisa niko ntago Imana nkorera data ntago yompuza n'umuntu wogosha imisatsi utazugera umwanya wo kwegera Imana ntabwo yobinkora habe n'Imana yonyine tiyo kwemera kumpuza nk'uwo muntu jewe utazujya utazumwa pora gusa mu butayu ni Imana impuze n'umuntu nkawe kandi nanye atangiye kubwira abavyeyi cagega twaganira usa nkaho uri mu nzira yo kugira yo kwemera aya warihuse kubera ko ntabwo ari kugenda kubwira abavyeyi tutaravugana nawe nokora kano kazi nyuma amateka agahinduka ariko nukuri ako kazi kubera kagutunze singasuzuguye si kabi sinavuze ko ari kabi ariko mu bahungu nasengeye ti harimo umuhungu utazusenga umuhungu w'umukinyozi utagira umwanya utazuboneka hariho byibura yo baga wagaragara ugasenga nk'abandi hariho abantu baza agasenga iyo service ya mbere akagenda mu kazi ariko wowe uzamugenda saa 11 ngo wagiye muri kinyozi ugasubira ugataha ikindi gicuku tuzuboneka mu bahungu shaka umugabo uzoza umfasha gusenga umugabo tuzoza duhamagara ubwiza bw'Imana bukamanuka mu rugo rwacu gusenga nicyo kibaye kibazo gusenga urabona kano kazi dukora gusenga twosenga ariko nuvuga ngo niyinga nibwo abakiriya noneho babagize za konje bakora muri za leta niki niyinga nibwo bazabigoshesha ari benshi bigatuma bataduha off kurareba nka kuri kwa Frank uririmbura muzi uzobona amavuta agira bene nkuriya mugabo niwe nasengeye uzobona Israel Mbonye awishire mu mwanya wawe na Israel Mbonye urebe kurabona muri abantu babiri bahuye Israel Mbonye bene uriya mugabo niwe nasengeye ariko nkawe Imana ntiyoroye kumpa pi nimba ari nawe Imana yo mwijuru ishaka kuntingirira bindurira amateka bankurebe rero uko ntani soro ufite esize ubundi izo faranga ukorera zikumariki udashobora no kunjana n'ahantu basi hiyubashe uko usaho muze muhera musozugura abantu no kwizera gute ko uje ngo tubane za nyazo ure muri uru rubingo naje kurisha sendinka wakagombye kuba wajanye nk'ahantu tukicara tukaganira ni nago umuntu yo hagacira ayo makuru genda wogoshe ndagusengera Imana imisatsi komeza imeri nuzazogosha none hanga ejo uzozuba wabaye ishamba subire wogoshe gende wogoshe uzoshaka undi mukobwa uzoshaka babandi bazabogereza amaye mwogoshe nawe je sindi type yawe pi reka ngobaze uzandika mandiko ayaye uzuvuga rugase ayaye uzusirimba se basi usirimba gute ntagiye kwikanisa yo guhomirwa nono uzubwiriza se Bibiliya yurayigira muri telefone iyi utatuzuka tugasanga application zimwe zasibamye uko wizeye gute yo Bibiliya none uko ufite iki muri make gitumuza ukavuga ngo uyu mukobwa ufite Yesu ngana gucya muri we mutsindira ufite iki sangira ngo ni kwana baza batanga baza babwiriza mu bushitse inkazi rahari zo kugukwa nyakwanze nyakwanganye n'ibyawe byose simbushaka ahubwo wantinde wakagombye kuba wanagiye utarancumuza ngo ndambike Yesu hasi nimara mfate wewe koza dutaha tugasenga tugiye nko kuryama hari ikibazo nyanze ntizivamwo yinya uko nguko nyanze kabisa simbushaka simva Imana igutembereza igutwara iyo ngiyo iguhuze n'abakinyozi bagenzi bawe nyanze singushaka tugume no kuntera imbabazi iyo niyo condition ufite gusa cyane
okay none ndumva njyewe ugoye ariko gasi novuga ngo ndivanga mu mipango yawe nimba ari uko nguko wabonye nje novuga ngo amahirwe masa ndanagushimiye ko byibuze wampaye no mwanya wanyubasha ukanyitaba kandi wari ufite oya muri wowe ariko kuba wanyitabye gusa ndagushimiye Imana ishimwe ko yaduje tukamenyana ariko amahirwe masa rwose muri iyi minsi usa neza ariko biri aho ngaho kayobe katsi biri aho ngaho erega hari ukuntu abantu baza bishyiramo ngo abantu basenga ngo ntabwo mugomba kwijabiriza apana biriya ni ukwibesha mugomba kwiyitaho kubera ko n'Imana ntikunda abanyamwanda gusa hari ikintu ejo bundi cyambayeho kirantangaza urabizi ko nta kintu nza nguhisha abizi ibintu byose turabibwirana uri inshuti yanjye kandi uzimbwira inama none hari ikintu nshaka ngo ngire inama ngire gutya ejo bundi mbone Kirisi arifashe no mu rubingo ngo pa nugureka guseka ngo no mu rubingo ni ukuri kw'Imana yamajana ahantu mu rubingo ngo agiye ngo kuntereta zikiye kunsetsa n'ukuntu mparumva akantu kakubabaje ngo mu rubingo nako kangizeho ububasha karambabaje ko ntabwo nari nzi ko ndi kuri urwo rwego ruciriritse bigezaho ariko noneho ikintu cyantangaje kurabona jewe na Kirisi kurabona twahurira hehe icyambere ni umuhungu ni umukinyozi yewe niyo areka kuba umukinyozi akaba basi umukwaferi naho umuntu ariko umunsi abamagaye ngo nsetse none wowe wibereye muri modu zawe nyuma ngambwira amakuru rata keneye umuntu duhuje imyemerere duhuje imyizerere duhuje impano sibyo kuko jewe na Kirisi ni nk'amata n'amavuta n'ibintu bibiri bidahuye bishobora kubana ariko bidahuje bidafite n'icyerekezo kimwe ntacyo atwaye ariko kuri jewe ntabwo ari we nasabye keneye umuntu uzubona nka Beni na Chance bariya nibo ashaka zahabu n'undi umeze nkawe uzubona Daniela na James uzubareba ukuntu iyo bahaye baririmba ngo ku manywa nzoruririmba ngo nijoro nduririmbe tuzi ubona uko Bea na Ndutiye uzure ukuntu bazamera neza umwe ahaye acuranga undi aririmba uzureba ukuntu tuja mu mwuka tukaja nko guhorera uriya niwe mugabo nasenge bene kuriya tukamera kuriya tukajana apana gufata Bibiliya undi nawe ngo afate umukasi wenda ntiwamukunze icyo ari cyo tugenderaho sibyo nawe kuvuga ngo ntasirimba ngo ntakura ibiheko ngo ntagira gute ibyo ntaho bihuriye n'urugo umugabo nukora akajya mu kazi akishyura inzu ukabaho neza urugo nyine rufite umugabo ukora ruba rumeze neza none se umugabo udafite Yesu kurumva wewe nese ntaza asenga azanywa inzoga agira umwanya azanywa inzoga se sinzi wowe uzi ukunda ariko njye no kugira inama yo gukunda umuntu ni ukuri utagendeye ku byo utekereza kandi kuba umuntu ari umuyumbe ntibivuze yuko gayo ushaka sirazima ngo ushake nk'uwa runaka kandi ngo ntizazise kuragira ngo urugo rwa Beni na Chance ruzosa n'urwawe zigomba gusa kubera ko cyangwa urugo rwa Daniela ruzosa n'urwawe bizosa cyane kubera ko niba ari uko gagenda ufate Beni agushake iyo ari umuntu muto ko tuvuhaye uguma gutambika ngo Beni ngo ngahe ngo ningende gasange Beni uriyo ni uw'abandi sinakubwiye ko nkeneye umugabo w'abandi sinkeneye Beni sinkeneye James sinkeneye Bea ariko ikintu nakubwiye ucumve neza sinzi ko uhaye ucumva keneye kupure imeze nk'iya Bea ngakenera kupure imeze Bea na Ndutiye urabariye kuntu ariko njewe ngiye gucagura umugabo turashaka umugabo ukora ariko noneho nje aho bigeze ngubwire gabo nje aho bigeze nompa no protector nogenda apfa kuba atahana ifaranga tugahaha ikindi wenda Imana impaye n'uwo muyumbe sinomwanga ariko mu gihe adahari cyangwa atabonetse fata uw'Imana iri kuguha uri kubona n'amaso
aha je nuko naza ntekereza ariko ga mahitamo n'ayawe. ndahumiwe nanje ngo nabonye uwo nza guta yewe turajinze ariko noneho wewe ugeze kure wiheba umukuru w'abanyamasengesho arampamagaye wa reka ze mbanze mvuge nawe Ariko gumenye ko nutinda mu nyama uzotwara amagufwa mama. Sanga akira ishimwe ryanje Yesu wanje we ikubereye nk'umubavu neza akira jarika tiratira akira Yesu wanje amashimwe amvuye ku mutima data uri Imana uri gitanga mwami w'abami ndagukunda papa Electrogaze Triza Maria Congo uriya niwe nahoze sasa nabonye umugabo we hano. Imana igusubirije ku musozi. benuriyo Yewe ukeneye. kurareba apfukamye hariya nanjye ngapfukama iruhande rwiwe Genda guje kumufasha gusenga. kurareba uriya niwe nkeneye none si ijwi ry'Imana ryo vuga nkarisuzugura Kumva ari Imana yavuze. nimba umuntu umubonye agamanya n'umutima wanje ko ari nuriya none uwo mugabo namwitesha ngakurikira nde cyangwa kurambuza nawe wamukunze Jewe namukunze ese kari ahantu urakangira gute? namukunze ureba umugabo hawuzuzwa kuriya ibaze noneho je nawe dupfukamye mu ikanisa twaye dusenga cyangwa tukarara tuzuka tuza hano Musange ngagenda nje mfite gahunda yo gusenga genda reke kumvange nje kumuvugisha numve ubona n'Imana yanamutumye akaba yombwira icyo Imana iri kuvuga kurareba ubukwe bwanje nuri igisirimba kizovugamo kandi afite umwuka wa ni gitangaza none uraje kwiteretera ntabwo ari kwiteretera hari ukuntu uzi ugendo ukavugisha umuntu ngagenda reka nje nkomeze nsenge usanga nawe afite uko Imana yamugeretse genda nkomeze nsenge ndeka naje Imana insubiriza kuri uyu musozi nana ni nkaho wowe wasubije Yesu ashimwe yego Imana ni nziza ibihe byose namwe muri hano yego natwe turi hano turimo dusenga namwe mwaje gusenga yego ni byiza nukuri nazangira ngo yewe twari tuganiriyeho nk'abiri njewe nawe nta kibazo rwose yego kwicara hano muri Yesu ntakwigora yego njewe nitwa Evangeliste Musirimu yego bakwita nde mama je nitwa Zahabu witwa Zahabu izahabu nyazahabu nyine abantu gabaza bazita gutandukanye oya urumva buri Imana kugira ngo ibikwite ibifite ikishaka muri wowe
yego zahabu urubatse haleluya Yesu ushimwe data zahabu mu by'ukuri ndi umuhungu ukijijwe mfite imyaka 30 sindagerageza guteretana n'undi mukobwa sindagerageza kujya muri abandi basore bajyamo sinzi inzogo kwisi sinzi akabari k'umuryango wakuze zahabu rero kuba bateye intambwe ukavari ukaza hano ele trogaze l'emplacer les corps nukuri igihe cy'Imana niki zahabu Imana ishaka ko mbana nawe mu bagabo bahari cyangwa se n'abari muri uyu musozi basenga Imana yakumpitiyemo Imana ibonye inyota ufite kwivuga butumwa iravuga ngo ikumpereze haleluya haleluya wavuze haleluya cyane ko Imana imaze kubona ko uri uwanjye iguteza intambwe buriya si wowe zahabu n'umwuka uri muri wowe zahabu ufite inzu nta nzu ufite ariko ahuba urahikodeshereza ku giti cyawe Lalise la ligne Rodrigue diskite bondaye data we uri mwiza Imana irambwiye ngo inze tubane muri iyo nzu nituramuka dushatse ibintu byo gukurungira abantu ngo amakwe gusaba no gukwa Satani ashobora kwigaragaza kandi Imana yamukubise ishoti oya ntabwo twabomboka turabakozi b'Imana ntabwo twakora ele nkwenkwe abachada efagaha ija karamane rakatiratida rero Imana ishaka ko hari umupasiteri w'inshuti yanjye ufite amavuta tuzagenda dusengere birahagije aturambikeho ibiganza Imana iravuze ngo ibi bintu ntitubishiremo abantu benshi Uwiteka ni uvuze kandi burya hari ishyano k'umuntu uzavuga ngo Uwiteka yavuze atavuze iryo shano rirahari iryo shano umuntu uzakavuga ngo Imana iravuze itavuze cyane si byiza kweshera Imana sinopima gutunguka imbere y'ubwiza bw'Imana ngo mvuge ngo yavuze kandi itavuze reka tugende uwo mugabo dusengera uwo mupasiteri n'umushumba ni mugenzi wanje turakorana zakura ibiheko nibiri mu mazi za Atlantique za Ocean n'ahandi za Pacifique Uwiteka hose arahazi adusengere mbane nawe kandi ndagushimye none rero reka dufatane mu maboko dushimire Nyagasani ibi ndabirambika dushimire Nyagasani Yesu mu izina rya Yesu papa Elebilia gardes Trewizi là-bas urakoze Yesu ndagushimira kukusika unateseka nabaimbo y'urukundo rwawe ano kandi nanakimwe nakora ubu wanjye gusa umucaka kumbira uruhande buri munsi baby ngwino tujyane
none se musiri ko nzi ko nta kibazo dufitanye nkaba nzi ko aho hantu uri nimba nta rezo nimba hari ikibazo cyabaye ntiwari kumenyesha basi kumva ndahangayitse ndi mu nzu jenyine ndahangayitse tushobora kumbwira ngo umenyeshe umbwire ikibazo wagize nose ndamenye jewe mbifata gute telefone ubundi ibereho kugira ngo ducommunicating tume nimba ari vugabutumwa iyi ni vugabutumwa gusa niki uri mu biki uhugiye mu biki kurumva aho uri umutima wawe utuje utaramvugisha gusa ndabizi ko unkunda naje ngukunda urabizi ko mpangayitse kuba mpangayitse kuko nta kindi kibinteye ni urukundo rero ndakwinginze niwumva ino audio uze kunsubiza basi nimba telefone yawe yagize ikibazo se ndabimenya gute iyo audio ubundi arayibona biragenda gute ko numva nsaze we tasanzwe aceceka gutya asukuye ntazi ko mba mfite uruhuha ndi mu nzu jenyine izo ngivyo ntaruha bitekereza hose bose ni bande muri iki gicuku maze bisitera umuntu stress ntibiruke umuntu afite ikibazo cy'umugabo abandi bari gukomanga kandi usanga ari we mana fashe basi nsanga ari we ni karibu karibu muraho mada naho neza ni karibu kamba fashe kiringe ni karibu mwakwicara nawe sinicara musirimu yakoze amakosa abiri makosa kandi makosa nyabaki musirimu niyongeye kukubwira amakosa abiri yego musirimu yihaye inshingano zo kuvuga ngo ni umuvugabutumwa kandi atari umuvugabutumwa ariko niwe oya umuvugabutumwa ubwo buvugabutumwa bwiwe akora butandukanye n'ubw'abandi musirimu yagiye mu ivugabutumwa i Bugande ushika i Bugande akora fundraising y'ikanisa akigana azana amafaranga yose y'ikanisa aragenda ava mu gihugu aragenda ngo agere i Burundi akora ivugabutumwa ryari ryo kuba n'ubundi ngo ashike ariko wamenye uhavuga mu byubahiro byanyu ya mu byubahiro byanyu banza umbwire umusirimu havuga uheruka gukora ubukwe ni musirimu umugabo wawe atuyemo nakubwiye akazi nkora ndi CID nagenzuyemo n'inshuro nyinshi uko ndabizi ko mfite amakuru yose ya muntu uko nzi igihe aryama n'igihe yinjira muntu yose byose ndabifite nubikubwira byose gutya mwadushizeho kamera se oya ni akazi kacu musirimu ngo agere i Burundi atera abakobwa baninda musirimu atera abakobwa baninda nukuri umva mu byo uvuga unyubahira umugabo sivyo ikibazo gihari mu byubahiro byanyu sivyo muri abakuru b'igihugu ariko mu byubahiro byanyu mbabarire ntumvugira umugabo nabi kubintada ikibazo gihari tamuzi sugutera inda ico si ikibazo gira nuko yateye abana batoya bateneze imyaka 18 inda izina rya Yesu ya none ubu umbwira hantu musirimu ari nimba ari mu cyumba nimba ari mu nzu turagiye azavuga ngo warushe musirimu turamufunguye umunsi umva mugabo wambabari ukabanza wewe acha habari zako wacha habari zako ntago wewe ceceka agomba kuzira amaboko inyuma amaboko inyuma ese ko imitima imbanye ibiri ubu ndabikirane
nkunda kugusiga nkatisika nabaye imbohe